basinzi. Uretse gato nibutsa akantu namwe muri ADPR mufite strategy ngo yo kubwiriza abantu ariko mwabanje gukina umupira. Kubera cya mbere cyakirangira babwirize umupira bamaze gukina abantu bavuza ifirimbi abareba babyina kwa kundi utere hareruye no iki cyane none babwira uti mutuzi isade rero ntawe uzakuremeye abafana abantu bambaye amahembe bari gufana y'imbogo bambaye amajipo bafite ingwe hari umwana ugize n'ingwe bafite ibishushanyo by'imbogo bafite utubindi turimo kwaka bari kuvuza za ngoma bacanye umuriro bafite isake ariko none ikipe yabo yanatsinzwe ntabwo twa tubindi twaka ariko baba dufite muri stade ntabwo ariko baratuzana mu nsengero zanyu. Icyumba cy'ibitekerezo TV aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi. Turabasuhuje mwese abakurikiye icyumba cy'ibitekerezo ndetse na Zeraziriza TV muri uyu mwanya, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Nkuko mubireba kuri screen zanyu, turi kumwe n'umutumirwa w'umugisha witwa Kwizera Valens. Akaba tugiye kuganira muri aka kanya. Ndagusuhuje rero, ariko mbere ya byose twari tumaze iminsi tutarimo kubonana cyangwa se tutabona uburyo tuganira. Niyo mpamvu rero nifuza kukubaza amakuru yawe muri uyu mwanya uko ahagaze. Urakoze cyane muvandimwe Emmanuel, ndakwikirije ndakunezerewe n'abadukurikira mwese kuri izo channel zombi nkuko yazivuze. Imana bahumugisha nanjye ndabatahije. Makuru yanjye ndaho haciye iminsi ntiduherukanye koko. Ahari twubyara ibyo mwisi nyine nta yindi mpamvu nta n'ikiri isubizo wabona. Umwe yakase hariya undi yakase hariya bidukeneye bibari byinshi ariko ndaho. Makuru yanjye ni meza nakwiye ko atajya bamabi. Okay, byiza cyane. Nanjye nicyo manifuza ko amakuru yawe yaba meza rwose pe. Wabonye umupasteri wari urimo kugenda abwiriza yifite rwa mitsingirwe mu muhanda, agenda abwiriza yawaza kivuga butumwa rishyashya abwiriza mu muhanda se yagenda agaca muri quartier ako nta nubwo wamubonye. Oya ntawe nabonye. Wowe uri suze informe nicyo kibazo cyawe. Nese ndeba n'ibitandeba nje menya n'ibitari ngombwa buriya kubera ko uba mu gisata ndinda njya kumenya umupaseri ugenda abwiriza mu inzoga ababwiriza batanywa inzoga nkeneye nibo nje ndeba. Impamvu mbikubwiye no kubera ko byabaye nk'agashya. Nta gashya nyine kuko urumva mu Rwanda ibyo nibimenyerewe. Ni mu Rwanda mbese ubwo yaciye hese hagana ubona umupasteri agira gutyo ukabona afite igishupa cya mitsingi yambaye na yane ya endi y'abapasteri kandi kumukara bakita kora. Okay, arimo kugenda abwiriza afite urucupa, arimo n'abandi bantu barimo kugenda bumva ubutumwa bwiza ahagaze hagati. Emmanuel, ibyo ntago tubyemeranya njye nawe. No, nta butumwa bwiza buturuka ku nzoga bubaho. Ubutumwa yatangaga burahari nyine ufite uko bwakwitwa n'izina bwashakirwa, kandi uwo ntabwo yagendaga abwiriza, yagendaga ari kunywa inzoga agana ibyo yashatse kuganira, ntabwo yari ari kubwira. Sinamubonye ivuga ibyo uvuze wowe, aho ntabwo yari kugenda abwiriza, ahubwo yari kugenda anywa inzoga nk'uko abandi bose bazinywa, cyakora agenda avuga ibyo mwumvise. Afite Bibiliya mu kuboko kw'ibumoso, afite mitsingi mu kuboko kw'iburyo, birashoboka. Yambaye uzi kuntu yasubije, yaravuze ngo n'uburyo ndi strategy ndi nshyashya yumva se yasubije neza rwose yo kugira ngo ashobore kugera ku basinzi. Yaho ndumva uwo n'umusinzi yasangaga abandi basinzi, yaravuze ati ajya kubabwiriza se kugira ngo n'uburyo babwiriza aragira ngo abegere banywe. Oya yaravuze banza wumve, yaravuze ngo kugira ngo ababwiriza bumve agomba kubanza kwisanisha nabo akabura uburyo bageraho ku kabari, noneho akababwiriza neza bamaje hanyuma najya kubwiriza abajura azabanza yibe. Ubwo sinzi ubwo azabanza yibe nyine kuko najya kubwiriza indaya azajya gusambana nazo, ushobora kuzagenda yigize umuguzi wazo. Inzoga ntabwo yigize umuguzi w'inzoga. Oya navuga ubwo n'indaya nyine azabikora, azavuga ati nje kuko inzoga yayinyweye kugira ngo agere ku basinzi ababwiriza. Ubwo najya kubwiriza abajura azabanza yibe bamufate banamukubite nagira n'umwaka apfe. Ariko namwe muri ko nizo nzoga yari yanyweye yashoboraga gusitara akaba yanafunika kujya kubwiriza abasinzi. Uretse gato nibutsa akantu namwe muri ADPR mufite strategy ngo yo kubwiriza abantu ariko mwabanje gukina umupira. Kandi niko bimeze. Aho mbeherukira babivuga barashaka gushinga ikipe ngo y'umupira bakajya babona uburyo babwiriza abantu muri stade. Abantu bari n'umuyinyitira nkaho ndi umuyobozi wawe cyangwa nayishinze, ariko sinyihakana niyo mbarirwamo. ADPR ifite isengero habe n'ubu zafunzwe, ifite isengero zihagije ku buryo yabwirizamo abantu. ADPR ku biterane muri stade si ngombwa ikipe y'umupira ntago yashingwa hagamije kubwiriza.
nicyo nshaka kukubwira kuko ifite aho yabwiririza abantu, yakodesha stade, yakodesha ibibuga, ijya mu makaminuza, ijya mu bigo bya gisirikare, aho hantu hose yahasanga abantu. Kandi gushinga ikipe y'umupira ntabwo ari ukugira ngo bakunde babwire icyo nashatse kuvuga, kuko ntabwo babuze aho babwiririza ku buryo bashinga ikipe. Ubwo se reka nkwereke ibyo ngibyo sinjye nabizanye, nibo babyivuze. Nanjye narabyumvise bivugwa, sinjye nabyara nakoze. Kandi n'abayobozi njye narabyumvise barabyivugiye. Ikintu gishobora kuvugwa bivuga wenda uwo bahaye kukivuga akakivuga yongeyeho n'ibindi bitewe n'amarangamutima y'umuntu. Oya se uri mu mutima w'uwabivuze, wavuze ko ari kugenda ko ari gusinda ngo ajye kubwiriza abasinzi. Tuve kuri uwo nguwo, njye nkubwiye ko uburyo bwinshi bwo kwiyegereza abantu runaka kugira ngo ushobore kubabwiriza. Ubwo n'uwavuze gutyo nawe namusubiza kwa kundi, niba azajya kubwiriza indaya akajya gushinga ikipe yawe. Ibyo bivemo, turi kwivugira noneho tuje twageze mu kintu cyitwa iyobokamana. Ni umuyobozi wa ADEPR wabyivugiye ngo kuri stade haza abantu benshi kandi baba bakeneye nabo kubwirizwa ubutumwa bwiza. Vuga ati rero kugira ngo abo bantu tuzabagereho tubabwiriza ubutumwa bwiza, nuko natwe twazisanisha nabo tugakora ikipe y'umupira w'amaguru. Hanyuma se akaba kazajya abwiriza ate muri stade abo bantu benshi baza mbere yo gukina, azajya abanza kubwiriza ijambo ry'Imana? We bazajya babanza bakine no mu gice cya mbere nikirangira, hanyuma bafata umwanya wo kubwiriza. Ya kipe se niba yatsinzwe harimo n'abadashaka no ikibazo si ugutsindwa, ikibazo ni abantu baje kureba, ariko bazakina umupira. Okay, akoreka tukaveho, ariko sinjye nabitangaje. Ariko gusa icyo nashatse kuvuga, mumve nanjye position yanjye nanjye, ibyo simbihakana, ariko njye sinemera ko hashingwa ikipe kugira ngo abantu babone uko babwiriza abantu, kuko abantu baje hari uburyo bwinshi, ariko abo bantu baje aho bose ba mu nsengero benshi babamo korari benshi. Oya, harimo n'abandi baza baje kwirebera, bafite n'izindi nsengero babamo zitari iz'iryo torero. Hari n'abaza kureba umupira bataba mu nsengero. Ibyo ndabyemera, nta n'umuntu wa mu nsengero atajya banazikandagira, ariko bikundira umupira. Reka mwe nkubwire kugeza uyu munsi abantu batagira mu nsengero muri miliyoni 14 bavuga ati cy'u Rwanda, miliyoni ntigeze. Abantu batajya bajya mu nsengero miliyoni imwe ntigezeyo, bitewe n'izari zo naho ziri. Abantu n'abantu bake cyane tuvuga ngo uzabwiriza muri stade, no muri stade ntibari bazakora ikipe y'abarokore. Abayobozi babundi bwo abatajya bajya mu nsengero bazazakora ikipe y'abarokore. Abayobozi bawe ntabwo muzabyumva kimwe. Ese iyo kipe y'abarokore izakina n'amakipe asanzwe cyangwa azajya mu makipe y'abarokore gusa? Bazajya bakina n'amakipe asanzwe. Zari UNAPR bakina. Niyo mpamvu nakubwiye nti rero iyo kipe nizaba yanatsinzwe nta sinseme iriho wumva ngo batashye uwabariye, uje ntabwo ujye uyumva. Oya, icyo cyambere ntabwo hari abasabi batashye uwabariye, igice cya mbere cyakirangira babwiriza umupira bamaze gukina, abantu bavuza ifirimbi, abarayo babyina kwa kundi utere haleluya. None iki cyane none babwira uti mutuze, hanyuma abantu bazaze mu nsengero tubabwirize no mu stade mu bitera. Abantu bagiye kuvugirwa Imana, abantu barahuba muri stade. Isuko se nyine n'ingofero baribwiriza bakakura muri stade. Rero ntawe uzakuramo y'abafana, abantu bambaye amahembe bari gufana y'imbogo, bambaye amajipo, bafite ingwe, hari umwana ujya usana n'ingwe, bafite ibishushanyo by'imbogo, bafite utubindi turimo kwaka, bari kuvuza za ngoma, bacanye umuriro, bafite isake. None ikipe yabo yanatsinzwe, ntabwo utwo tubindi twaka, ariko baba badufite muri stade, ntabwo ariko baratuzana mu nsengero zanyu. Ubwo ubwo bazarimo na gupe y'abarokore kujya gufana. Umusazi yavanze amata n'amaganga ibidahuye n'ibi. Ibyo twatubindi twagiye twakubuhiro. Oya Manuel, ngo umusazi yavanze amata n'amaganga ibidahuye n'ibi. Cyo ntabwo byakunda. Cyakora niba ari amakipe abiri y'abarokore azajya akina, ya form yatoje y'abarokore gusa, ariko ngo bazakira na Rayon na APR na Kiyovu na Zaki bakine muri stade, ngo mu gice cya mbere kirangira ngo utere haleluya utumwe ijambo ry'Imana. Ndakurahiye. Reka ubwo rero byayavuka, ariko n'abayobozi bawe byose twari tubikuye kuri uwo muntu mwavuze wagendaga nk'inzoga, uburyo bwo kubwiriza uwo muntu rongera nagusubije ko ubu ni umuntu w'inzoga wagendaga nk'inzoga avuga n'ibyo yavugaga. Strategy yo kubwiriza abasinzi wanyweye ntaho nyizi ntayibaho. Impamvu nakwazaga ngo najya kubwiriza abajura bazabanza yibe, ibyo ntibishoboka. Bavuga ko icyo ari ugusinda, ariko akajyanywaho ugakora geste. Ubundi akarapa Bibiliya akaba umuntu w'inzoga wari uri kugenda nk'inzoga afite na Bibiliya koko, uko Bibiliya uko ifata kose ntikurwanya ntikubuza, agenda avuga ibyo yavugaga. Abamwumvize sinamwumvize, ariko njye sinemera ko yari kubwiriza. Ikibiruka zogeraho cyangwa akagabanya kuri Bibiliya hari ikindi ibyo yavuga yo kubwiriza yanyweye rwose agenda nk'inzoga. Okay, twikomereza. Okay, byiza cyane. Ako rero karagaciyemo. Ndagira ngo rero twebwe twinjire muri topic yacu tuganireho mu minota yindi dusigaranye. Ariko ako kantu k'akabindi kakura kavuze bita nibuka ko
no mu nsengero baba barimo kugakoresha nk'amajeste. Aka kanise dukinisha tuvuga ko Gideon yarwanishije ibindi. Rose ni Ntabwo ko tuba tugaragaza icyo Gideon yarwanishije. Ariko nta bindi nta. Abarero Abarero bagira uturimo umuriro uri kwaka bakagira bicuma ngo bigisha. Nabo bari kurwana. Niyo kuvuga ngo igice cya mbere kizarangira ubwire bari abantu ngo ijambo ry'Imana. Yasimbizi kabisa. Nabo bavuga bati dushimiye Imana. Shabya bari byiza. Okay, byiza cyane. Hanyuma rero reka twikomereze. Mu minsi yashize iyo nkuru yatambutse no ku Gihe, hari umugore wagaragaye yagiye gusenga hariya ku musozi wa Mo Kigali. Hanyuma rero mu kugerayo yaje kuza kwitaba Imana. Ubwo kwanza dukoresha iyo mvugo nk'abanyarwanda, nayo nindi buryo abantu dukwiye kuzanariza nayo. Ariko ngo nayo nayo turagire content umunsi. Ariko koko kwitaba Imana. Ubwo ngo yaramuhamagaye kandi nawe ngo ihamagara ngo ajye ari muzima. Ubwo nibwo hari n'umuhanzi ntavuze waririmbye ngo umuntu arapfuye ngo tuvuga ngo yitabye Imana ngo kandi asize amatiku ngo iyo ndirimbo iraharuze kuri uriye urayizo ndirimbo ngo kandi asize amatiku ngo kandi asize amasasu ngo kwitaba Imana nabyo. Uwo muntu rero yari agiye ahitwa mu butayu kwa kundi abarokore cyangwa n'abantu basenga bajya gusenga ngo bihereranye n'Imana mu bihuru, bakajya mu myobo, bakajya mu bitare by'amasenga hirya no hino. Ibyo bintu ubuyobozi bwa leta bakaba bwarabiciye, ndetse bikaba byaracishwe no mu itangazamakuru ko ibyo bintu bitemewe. Uwo muntu rero mpita nibaza, uwo muntu yagiye gusenga aho hantu kandi agenda ni ukuvuga ngo acenganye cyangwa acenze cyangwa se akwebye inzego za leta, yazinyuze muri humwe ajya gusengera aho hantu. Agiye gusengera aho hantu rero birangira uwo muntu yitabye Imana. Aho ngaho mugahita ndeba Bibiliya yo ari ahantu nasomye havuga ngo abantu ngo bakwiriye kubaha, uraza kumfasha kuntu havuga neza, ariko ngo abantu bakwiriye kubaha ababayobora. Sibyo? Nibyo ni ngombwa cyane, Bibiliya irabivuga nibyo. Yego. Noneho ari ababayobora mu idini bagomba kububaha, ari ababayobora mu nzego za leta nabo bagomba kububaha. Numva naragiye kureba Bibiliya ari uko nguko. Sibyo? Ninza gutana uze kuza wenda nta kibazo rwose ndakumva cyane kunyobora. Hanyuma mpita nibaza nti uyu muntu ko yasuzuguye amategeko ya leta y'abamuyobora, akagenda akikora, akagenda ahantu kandi baramubujije, akagira gutya agapfa, uwo muntu nkahita nibaza nti uwo muntu mu bigendanye n'iyobokamana, uwo muntu ubwo Imana izamuha ijuru, yagiye azajya mu ijuru. Mpita numva ibyo bintu biranshatse, ndabyibaza ndavuga nti ibi bintu nzabikuganiriza nk'umuntu w'umuvugabutumwa usobanukiwe ibintu bya Bibiliya, uzatubwire icyo Bibiliya ivuga kuri ibyo bintu. Ngayo nguko wowe rero nk'umuntu usobanukiwe, wowe ibyo bintu ubihuza gute? Uretse ko harimo niba usuzuguye abakuyobora harimo utuntu twinshi, ubwo ngubwo ntabwo ari ikintu kimwe. Harimo wagiye gusenga, aho yagiye gusengera, hanyuma gupfa. Icyo cyo ntitukivugaho kuko tuzi cyamwishe ntidushaka kukimenya, ariko gusa yarapfuye. Hanyuma ukazaramo no kujya mu ijuru. Hano utuntu twinshi basimo kumvira abayobora uti yabaciye muri humye. Nibyo abakristo imyizerere yose aho ikagera ishingira kuri Bibiliya. Biriya ni cya gitabo waje kumbwira ko ngo mu Kigereki cyitwa Biblos, rikaba ari ihuriro ry'ibitabo. Yego. Nubwo abantu benshi bakita igitabo, ariko buriya naryaje muri gitwa bibliothèque. Niho bibliothèque umva ni Bibiliya nyine, Bibiliya isa naho niho rituruka. Ihuriro ry'ibitabo, haba harimo ihuriro ry'ibitabo bitandukanye abantu bakajya muri Yesu birimo byinshi. Kandi mu rwandiko Pawulo y'Abaroma haraho yavuze washaka ngo umuntu wese agandukire abatware bamutwara. Ubwo saho washakaga kuganduka ni ukuca bugufi, ni ukubaha, ni ukutaba ikigande, kumvira amategeko n'amabwiriza. Iyo utagandutse uba waganze kuganda, wabaye ikigande. Iyo utari ikigande rero uraganduka. Kugira ngo mugandukire. Aha rero ntabwo yavugaga abayobozi bo mu itorero. Aha ntabwo yavugaga abayobozi bo mu idini cyangwa itorero byindi wavuze kutemera wowe. Yaranavuze ko ngo badatwarira inkota ubusa gutyo, abavugaho ko ari abantu abona n'inzego za leta yavugaga. Kandi ruva ni Paulo wabyanditse, ari Paulo ne aba mu bantu bari bajijutse kuko nawe yari yarize. Nawe ukavuga uti rero ubwo agiye gusenga barabi niko ko dufite ibwiriza vuga ko dukwiye gusengera mu nsengero gusa, ahantu abantu batekanye ku buryo bitashyira ubuzima bwabo mu kaga. Niyo mpamvu zimwe zifunze, nuko wasanze se ishobora gushira ubuzima bati ntizinjiza umuyaga, murarundanye ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego.
wowe Emmanuel ukavuga uti uyu muntu yasuzuguye leta, yasuzuguye inzego za leta kuko yarenze ku mabwiriza zatanze, aragenda ajya gusenga Imana. None uwo muntu uko yapfuye, aha hantu rero wibuke ko hibaza niyo ibyo tuvuga byose wibuke ko uyu muntu adahari ngo tumuvugishe. Hari n'abantu bamwe numvishe icyo gihe batanze interview ku bantu, ku baturage bahatuye hafi yaho, baje no kuhamukura, barababaza bati ibi bintu, baravuga bati rero twebwe hano bari baratubujije ko tutagomba kujya hejuru iriya. Uyu nguyu rero yaje gukwepa ababishinzwe kuharinda, arazenguruka, dushiduka uwo muntu yagezeyo, ariko twaje kubwirwa nuko yagezeyo n'ikintu cyitwa inkuru mbi yuko hari umuntu wahapfiriye. Nakubwiye ngo bamwibaza, ndashaka kubiduhuriza ahangaha, bakavuga bati atari ko nta kundi yaguye mu maboko y'Uwiteka, ati Imana yamwakiriye kubera ko n'ubundi yari yagiye kwisengera Imana. Imitekerereze, imyumvire, amarangamutima byaca abantu bibamo ibintu byinshi by'uko ari bitatu: imitekerereze, imyumvire, amarangamutima. Ariko uri kubivuga bikandagira ibintu byinshi, kandi uri kubivuga gake gake nk'umuntu utaha. Niba urashaka kuvuga n'ibintu n'iseye, ushaka kuvuga nk'umuntu utabifiteho ubumenyi kuri icyo kintu, nta kibazo. Ubwo niba ntabufite, ndashaka uribaza unisubize. Wowe ufite urabaza iki? Ye tuza nkubwire gahunda nyine, ngende gakeya, urumva neza. Ushobora kuba urimo gutekereza ibintu uza kuza kumbeshya, kubera ko unziho ko ubushize nakwiyamye kujya umbwira kubeshya. Yesu njya mbeshya, ndabona ibisubizo bya biteri hafi. Sinjya mbeshya mu buzima itonde. None se nyiko banze nkubwire ijambo ubutayu abarokore bakoresha, nanjye nakoresha igihe kinini, n'uyu munsi bagikoresha. Mbanze mbabwire, nibidukundira muzashaka iyindi nyito, nta butayu uba mu Rwanda. U Rwanda si igihugu cy'ubutayu. Umva, si warivuze nawe ko bagiye gusenga mu butayu? Niko bavuga koko, ariko ntubwira ko nta butayu uba mu Rwanda. Iriya nyito nayo siyo. None se kuri kujya mu bitare, mu masenga, ntabwo ari mu butayu, ariko bahita nyine mu butayu. Nyine nanjye nakubwiye ko nanjye nabivuze igihe kinini, babona ngo Yesu yagiye ku minsi 40 baje mu butayu, we yari mu butayu ko. Okay, wowe ukavuga ko iyo nyito itanakwiye. Nayo ntabwo ariyo. Umuntu ajya avuga ati nagiye kwiherera ahantu, babaramutse se bahise ubutayu bw'umwuka. Ubutayu bw'umwuka ntabwo bubaho. Ubutayu n'ubutayu, ntabwo ubutayu bw'umwuka bubaho. Ubutayu n'ubutayu. Ijambo mu butayu, dufite ibihugu by'ubutayu, dufite ahantu hari ubutayu, banjya gukora mu butayu, ahantu abantu batuye mu butayu hagira n'ubuzima bwaho bwihariye, n'ibikoko byo bifite ukuntu bibaho, n'ibinyabuzima byo bifite ukuntu bibaho. Mu butayu n'ubutayu butagira amazi, butagira icyatsi kihamera. None kuki muvuga ko muri Abayisiraheli mu buryo bw'umwuka kandi mutari mu buryo wowe? Bibiliya icyo Bibiliya kivuga, bo barivugira ngo ubwo butayu. Ndi kubahugura no kubagira inama, wowe nose bagira ngo nkomeze ibitari byo. Wowe ariko mbaza ugira ngo nsubize ibyo ushaka. Akazi kawe ngaho. Ndi kugira abarokora inama, none se abenshi bari jambo twarishakira iyindi nyito, ariko tukareka kuyita mu butayu bw'umwuka. Ariko kuko aho nose mu Kigali wavuga ko ari ubwuka, ntinuka ariko bivugira se. Nose numbaza ntago ari ubutayu bw'abandi bwo mu bw'ubutaka. Ubu ngubu tubona nyine bw'ubutaka. Ubutayu bw'umwuka rero bwaba buba mu mwuka, ntabwo bwabamo Kigali bube Kanyarira, bwaba buri mu mwuka nyine. Ubwo mu mubiri ni physique, nibyo nyine biraho. Niba Kanyarira bagiye, ntabwo ari mu mwuka, ni Kanyarira. Okay, reka twikomeze. Ariko Kanyavuga uti nasengeye Kanyarira, nasengeye mu Kigali, ariko imito y'ubutayu nayo mbanje kubwira mbere na mbere ko ntayemera. Okay, byiza. Ubwo ni ku giti cyawe, giti cyanjye. Ariko hari ababyemera. Twabyitira indi zina. Nagiye kwihererana ahantu, numvaga nshaka kujya ahantu urusaku rw'abana rutansanga, batambasa ibi n'ibi, nibyo tugakoresha iyo nyito. Niba ndi kukurarika namwe uzase nkujyana ahantu njya sengera hihereye, hatuje, urusaku tutarwumva. Ariko ngiye muzakugera mu butayu bwo kurimo Kigali, zagwa mu butayu bwo ku Gisozi, ariko Rwanda rwose ubwo barugira ubutayu. Uzarinde wanjyana se iwanjye ntabwo wahari. N'urugero nagwa wakabimenye se nyine. Naho haba ubutayu, niba ari ibyo ubwo no munsi wanjye haba ubutayu. Ubundi ibintu byose bikomoka ku kwizera no kwemera biri mu muntu. Ubundi kwizera ni ikintu gikomeye kandi Kigali. Wigeze umbaza ku ijambo urukuta rw'amaganya. Twize ndakubwira ni urukuta rw'amaganya ngiye kwizera narurema n'uru rwawe turarungu. Kwizera kwanjye wanyemera ko rwawe rw'amaganya. Mu nzi wanjye nahavugira amaganya yanjye. Si ngombwa ngo ntege indege njye muri Isiraheli, niwe itike ari 2,000,000, niba ari zingahe? Ubundi umuntu wishyura iyo tike ubundi ababajwe n'icyo, cyakora afite ibindi wenda bitari amafaranga. Nibi rero wumva abarokore tujyaho, nanjye sinikuramo. Kwizera kwanjye kuri kumbwira ngo iki? Kwizera ni ikintu Kigali.
ahantu kenshi subiramo ako kantu kwizera kwawe kurambwira ngo iki nizeye iki kuri ibintu njya gusengera ngatega imodoka injyana muri murya y'ibihumbi 2030 kwizera kwanyu uri kurambwira ngo iki kuki ntafite kwizera ko nasubirizwa ahangaha hari indi bivuga ngo tujye ngo aho tujya hose gusenga kwacu kugira ku Mana Data kandi ntitwibagiwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Niba aho tujya hose aka kantu barokore mu nyumve, niba Imana yanyumva ndi mu ndege ikaba yanyumva ndi mu modoka ikaba yanyumva ndi ku igare ikaba yanyumva ndi mu mvura, abantu bagomba kwaguka. Ntago ndwanya gusengeraho, ariko njye naho najya ntago nagira mvuga ko ariho ngiye kubona Imana. Amaterime bakoresha ariho hari rezo y'ijuru, ariho Imana yumvira, bikamera nk'ari Imana ituye. Ntago ndagira ku mudamu no gupfa kwe n'ibindi, nabyo ndabivugaho. Ndagira ngo rero aho ngaho byo birumvikana, wenda ni ku ruhande rwawe. Abantu bane batazumva mutavuga kimwe, bakavuga bati kwizera ari kurwanya ubutayu, yaraguye n'umupagane n'ibyo mashyamba. Ariko arega benshi ntibandusha no kujyayo. Abari nampinga cyangwa bambwira ibyo bashaka, ushaka gusanga batandusha no kujyayo. None wowe iyo uhagiye ntabwo uhita mu butayu. Icyambere simpita mu butayu, icya kabiri simpita ngiye kwiherera urusengero. Oya, niba ari mu ishyamba nyine cyangwa naha ahantu nashatse kwevita ibindi byose byanza mu matwi, ndetse ugize na telefone wayisiga ubishoboye cyangwa wajyana ukayifunga burundu kugira ngo andi majwi yari kukuzamo ngo njye. None ko wasuzuguye amabwiriza y'abakuyobora, icyo nicyo turi bugereho nyine. Uba wumva Imana iri kukumva, icyo nicyo turageraho nacyo. Gusuzugura amabwiriza y'abakuyobora. Iki wita gusuzugura amabwiriza cyangwa kuyarengaho ntabwo ndi bucyemere cyane, kandi Bibiliya ntiyemera kuko dusuzugura amabwiriza na leta ntabwo ibyemera umuntu ngo nawusomye. Ahubwo ya myumvire n'amarangamutima nakubwiye n'imitekerereze ndimo ndavuga, ariko wowe wavuze ko ujye ntawo kurusha. Ntabwo nakubwiye ngo icyo navuze abashobora gusanga ntawo ndusha. Ubwo se nabwiye ko njyayo, nabwiye ko njya hagana he? Byaba byose buri njya hehe? Buri ujyayo ukivuze ngo wasanga ntawo ndusha. Ubwo butayu bwose bwita ubutayu, ubwo ntazi ni buki ngaho da. Urumva neza? Ubwo rero nawe amabwiriza rero amategeko y'abakuyobora urayahonyorwa ushaka. Amabwiriza biterwa n'ibyo uyoborwamo. Ako nakumvise, ariko ibyo birasobanutse, biterwa n'ibyo uyoborwamo. Ibyo ntago byemewe, amategeko yarasohotse. Uko hari n'umuyobozi ushobora nese umuyobozi akubwirije gukora n'ubundi bitari byiza, wabikora kwa mutamusuzugura. Ako tandukanye ibyo umuyobozi wabo yansubiza umuza gwe ngo kora biriya kuko nkuyobora, ariko ibitari byiza ntago aribyo turiho. Ibyo byihorere. Ibi rero kujyayo ahangaha uburi mu ijambo rivuga ngo kwihererana n'Imana. Nibareka kuvuga ijambo ubutayu niho bipfira, bareka kubyita ubutayu niho bipfira. Ariko nabyo uko kujya kwihererana n'Imana muri ayo mashyamba, aha leta ibyo bintu ntabwo byemewe. Wowe n'abandi nkawe ntimubyemera, ariko kuvuga ngo aho ntari bwumve ibi, leta ntabwo yabujije kujya aho wihererana n'Imana yawe, yabujije gusengera ahashyuza abantu mu kaga. Kandi aho mu byamapfiriye ubundi isi yose nta hantu badapfira habaho, nta na hamwe badapfira. No mu rusengero bapfiramo, no mu rusengero leta yemera bapfiramo, mu kiza mu musigiti wapfiramo. Nabo nzi bapfira mu nsengero, kwa muganga mu bitaro dukirira barahapfira. Kwa muganga se twivuriza cyo kwa muganga kwivuza ntabwo se bapfira, ariko mu nsengero nta muntu ari wapfiramo. Ibyo bintu simbizi niba Cyangugu yarahapfiriye, bari masengesho umudamu arapfapfira mu rusengero. Ubwo yari yanze kurya. None se fakari banzemere ko bahapfira, twirebe impamvu yapfuye, ahubwo banzanaye nkwemeze ko bahapfira. Reka nkwereke mu Bugande mu rusengero barahapfiriye. Abo ngabo muri Kenya cyangwa Tanzania y'ahandi barahapfiriye. Abo ngabo niba abapasiteri babashutse baraza baravuga. Ntabwo ndi kuvuga icyabishe ngo babacishe mu nzira yo ntabwo ndi kuvuga icyabishe, nafasha kukubwira ko ahantu hose barahapfira. Ntabwo bapfira mu butayu gusa. Umva rero nkubwire, ahantu hose barahapfira. Umva nkubwire, hanyuma rero icyo wise gusuzugura amategeko, ntabwo tuje gusesengura amabwiriza n'amategeko bya leta byarasohotse sawa nyine, iyo wari ubizi nyine. Ibyo ni ibintu bizwi. Aho hantu yagiye n'iki ntabwo hemewe, agiyeyo aguyeyo. Uwo muntu uko yasuzuguye amabwiriza y'abamuyobora, bamwe bakavuga ngo yisangiye ngo Imana ngo n'ubundi yarege gusa. Uwo ndashaka kutubwira ko uwo muntu Imana kuko yaramwakiriye kandi yaragiye yesuzuguye. Ibyo bintu uri kumbaza ngo Imana yaramwakiriye, yesuzuguye abamuyobora.
dore niba njya nkubwira rero ukavuga ngo ivi na ivi urambaza ngo Imana yaramwakiriye njye mfatanya n'Imana kwakira abantu none se ko yarigiye kuzaho Imana yakirira abantu yari yagiye kuyisenga ariko bibaza Imana niba yaramwakiriye none reka nkongere nyikubaze mu bundi buryo kuyisenga muri ubwo buryo bufite ibyo wowe warenzeho ibyo bintu mwebwe mu byakira gute cyangwa Bibiliya bivuga iki ibikize ibyo nyine byo kwica amabwiriza y'abakuyobora ukayarengaho ukajya gusenga navuga ngo bujura iki nagusubije ngo ukagwayo iki nagusubije ngo umuntu ku giti cye abitekereje bishatse bitewe n'uko abyumva n'uko yizeye akajya ahantu yumva atarumva urundi rusaku n'andi majwi ntago ari ukwica amabwiriza kuko ahantu hose barahapfira kandi leta ari ukwica amabwiriza kandi leta baciye kujya gusengera mu Kigali ariko si umuntu abikubwira barabiciye ibyo bintu please abantu batakura kuri kamera bagira amahirwe bari kurarangaje umufite njyewe abantu batakura bafite amahirwe kabisa ibyo bintu barabiciye urumva mu Kigali bavuga ko nta muntu ugomba kujya gusengera bemeye ko basengera muri ayo mashyamba bemeye ko basengera ko nazo zifunze banze byumva hari izifunguye ko nazo zifunze izifunguye bagomba kuzijyamo ibyo tunabireka insengero se nazo ni amashyamba tunabireka iby'insengero we nkubwiye neza ko aho yari nanjye nagusubije ngo ku mpamvu ze bwite tutazi wicye ko adahari ibyinshi uri kubimbaza ariwe twari kubibaza ariko niho yari kumusubiriza byo kuhagwana kusubije ngo ntaho batagwa mubirizi yabagwamo kandi ingero zirahari nyinshi none kuki yagiyeyo baramubujije wowe none se yakoze ubwo no kuvuga ngo yumviye Imana butuje gake nkubaza akabazo yumviye Imana butuje gake nkubaza akabazo niba utumvira bashaka ko mu biganiro byanjye nawe uzajya umbaza ikibazo nzi ko wize amashuri aruta yanjye uribuka ko rimwe kongeraho rimwe bishobora kutaba kabiri bitewe n'ibyo uteranye ibyo sinzi iyo wabyigiye ariko ni kabiri twagiye twikomereze uyabanza wumve ndashaka kuguha urugero urashaka ko uzajya umbaza ikibazo nkagusubiza icyo ushaka n'ubundi oya ntusubize icyo nshaka ni uko uri komeza kumbwira ngo umbaze ibintu byinshi yagiye kwiherana n'Imana ahatari urusaku aho abana be batamurira mu matwi aho umugabo atazaga amubwira ngo teka aho umukozi atamubwira ngo iki cyabuze ajya ahantu yumva hatuje atumva andi majwi ntabwo yasuzuguye leta ariko habujijwe yasuzugwa amabwiriza ariko habujijwe n'andi ariko ntabwo sinkubwiye ko amabwiriza ya leta yasohotse avuga ko abantu batumiye kujya gusengera mu mashyamba naho nashyira ubuzima bwabo mu kaga ubundi rero hari n'ikintu utajya umenya rero iyo leta yabujije ahantu burya nibwo tuhasengera neza iyo leta yahabujije burya nibwo ahubwo ibigiye kuturinda neza ihita uturira umutekano ihashyira n'abashinzwe umutekano ahubwo nibwo tuhasengera neza burya uzishyira mu kaga kandi wice kuri mudamu ari guri kubaza ibyo twakamubajije hanyuma rero ndagira ngo turebe uburyo dushobora kwanzura cyangwa se gusoza iki kiganiro wowe ndashaka kugira ngo nkubaze akantu koroshye kandi kumvikana hanyuma wagasubiza wifashe Bibiliya nta kibazo byose ngenda byemera ubwo n'abatukurikiye nabo bazatubwira uko babyumva uyu muntu ikintu cyatumye nzana ino topic nuko nakomeje kwibaza ndavuga ni uyu muntu hariya hantu ndabizi neza ko habujijwe kujya kwasengera mu mashyamba yo kuri mo Kigali umuntu bivuga ko yasuzuguye amabwiriza y'abamuyobora arangije agiye gusengerayo agezeyo birangiye uwo muntu apfuye uyu muntu mwibaza hagati aha ngaha niba umuntu asuzuguye amabwiriza y'abamuyobora uwo muntu iki bwacyo ni icyaha hanyuma yumviye amategeko ye nuko abyumva ngo agiye gusenga none nkavuga ngo uyu muntu uba ari ku ruhe ruhande hagati aho ngaho ndagusomera ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice 3:36 haba ngo uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho nishandikira aho ngaho icya mbere aho nagiyeyo ushatse kuvuga ko aho umuntu apfiriye mva ngusubize se aho umuntu apfiriye uhatandukanye naho agiye ntuzabyitiranye na mba aho umuntu apfiriye ntabwo iri jambo narigiye impaka n'abantu bavuga ku mupaseri mu Bugesera ngo bapfiriye ngo mu rugo rw'indaya gupfira ahantu ntabwo bihuye n'ibikurikiyeho umunota wa nyuma wo gupfa abantu bajya bawuharira umuntu n'Imana umunota wa nyuma wo gupfa abantu bajya witondera Bibiliya ivuga iki uwizeye uwo mwana aba afite ubugingo ubugingo ni Yesu nubwo yabwize yarivugiye ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo
umva ijambo naguye Emmanuel witonde umunota wa nyuma ujye uwuharira umuntu n'Imana ntuzawivangemo ntuzawitiranye n'aho apfiriye. Gupfira mu rusengero ku ruhimbi ntibisobanura kubona ijuru, gupfira mu nzira ugenda gupfira muri Kigali ntibisobanura kurimbuka. Ibyo nibiharira umunota we n'Imana, ntacyo wabivugaho, byirinde kubijyamo, ntacyo biragufasha, nta mwanzuro urabibonera. Hanyuma dusoza noneho kugira ngo shime n'abavuga ngo umuntu yitaba Imana akongeye kuvuga n'urugero ntukajyemo cyane. Wabwirwa n'iki ko Imana ataramubwiye ngo azamuka wanaje ajye kwasengera? Ari ryo gari Imana amuteguriye akivuka. Imana yishyize umuntu ku isi ibizi nuko azahava nuko bizagenda, ariko bitandukanye no kwiyahura. Kwiyahura Imana nta Imana ipangira kwiyahura, ariko ari Imana witonda umunota wa nyuma w'umuntu n'Imana. Usanga yani yahura umunota wa nyuma uwa munota wa nyuma se we ntawugira niho twabereye abantu twebwe twihaye ububasha bw'Imana. Nitwe dusigaye tuzi abarimbutse n'abahawe ijuru. Kanaka ararimbutse pe, nitwe dusigaye tubitanga kuruta Imana. Ibyo ntubyihorere. Hari abavuga ngo yagiye mu mwuka cyane ngo yitura hasi. Hanyuma wowe ukavuga ko kuba cyangwa se kubahuka cyangwa gusuzugura amabwiriza y'abakuyobora ukagenda ukubahiriza y'Imana, ibyo ngibyo ubwabyo ngira ngo byagombye kuba intambwe ebyiri zose zuzuye. Nge nakubwiye ngo umunota wa nyuma w'umuntu wo kuva mu mwuka uba wivangamo. Bajye bakomeza bajyeyo. Oya nge se ninjye ubu nisi bajyeho wambajije urabindi muri ninjye bajyanayo abajyeho bazajyeho uko bajyayo sinjye bajyanayo sinjye ubohereza nta ruhushya bansaba. Bibiri ivuga iki kuri ibyo ngibyo? Ibikize ibyo nyire byo kujya gusengera mu butayu. Mu Rwanda nta butayu buhaba. Bibiliya yemera ko umuntu asenga aho ari hose na kuririmba indirimbo. Ariko wowe ngo tuganira utari hano wowe. Oya ari kiza cyawe ubu tuje nta na telefone uburebamo ariko sinzi ahantu uburi. Indirimbo bavuga ngo aho tujya hose ndi kwigisha iki barukore. Naho ngaho mu modoka kwiga no mu nzi wabo. Naho ngaho bajye mu mashyamba. Mubwira aho gusengera atari yasohoka mu nzu. Arabashuka mu mashyamba. Bashuka ikiza ko uri kubashuka ari wowe. Mu mashyamba n'ijambo mvuze atari yajya mu ishyamba ataratera intama. Mu nzi w'Imana iramwumva. Wanyumvise wowe? Ndakumvisha. Mu cyumba cy'Imana iramusubiza. Urukuta rw'amaganya ruri mu nzi we. Ubutayu buri mu nzu. Arabimana tumva ishyamba riri mu nzu. Ibyo ni Arabimana tumva bari mu nzu. Ibyo ni imyizere nakubwiye, n'imitekerereze n'imyumvire n'amarangamutima nakubwiye tugitangira. Okay, reka rero hano dusoze. Reka dusoreze aha ngaha. Ndumva iyi topic twayiganira no kugeza na ryari, ariko abadukurikiye bo bazatwandikire batubwire, kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose aka kantu bakumva n'abandi banyumva bakumve. Munyonzi utwaye igare tujya hose, ariko naho ngo hari bivuze gutyo biri kwebwa. Ariko mbere yuko ujyayo hari ahanduri wowe ntago ari urujijo. Ahubwo ndi kumubwira ngo mbere yuko ujyaho ko aho tujya hose gusa ngo kugira ku Mana Data mu nzu yawe waremye mu rukuta rw'amaganya aho kuzajya muri Isiraheli. Mu nzu yawe waremye muri rya shyamba wari ugiyemo. Mu nzu yawe mu gikoni aho ngaho waremye mo handi wari ugiye kujya. Ko gusenga kwacu aho turetse kugira ku Mana Data nayo ngoko ntibuzumva ntari guhugura neza. Ubwo urimo urahugura neza. Ubwo rero abadukurikiye bazatwandikire batubwire. Ngewe ku rwanjye ruhande sinemera ko umuntu akwiriye gusuzugura abamuyobora akajya ahantu hatemewe, yamara kugwayo ukumva abantu barimo kuza bavuga ngo uriya muntu ngo yisangiye Imana. Mwisi nta hemewe hahari, no mu rusengero ntihemewe, mwisi yose nta hemewe hahari ku bantu, ariko uko umuntu yumva yihereye n'Imana. Ariko nakubwiye ngo aho tujya hose gusenga kwacu kugira ku Mana Data. Reka dusoze iki kiganiro. Reka ngushimire kwanza. Nanjye ndagushimiye cyane kandi nshimiye n'abadukurikiye kubera ko wenda waje tukaganira. Nubwo twagiye tuganira usa nk'umuntu uzimiza, ariko nta kibazo. Abadukurikiye bo bazatwandikira batubwire nabo batumara impaka batubwire uko babyumva. Reka rero dushimire n'abadukurikiye bose bakomeze kugubwa neza, kandi tubabwire ngo ibiganiro byacu bajye babisanga kuri Ziraziriza TV ndetse no ku cyumba cy'ibitekerezo. Aho ngaho hose bagashobora kubikurikira, kandi haba harimo inyigisho zitandukanye. Buri muntu ashobora gukuramo inyigisho bitewe nuko wenda we yabyumvise. Banadukorere subscribe, babyibuke, sabone ku bakoresha igifaransa, share, like, comment. Imana ibamugisha. Ukomeze kugira umunsi mwiza. Asante.